iyo bavuze imbuto mureke mbafashe muraza kubyumva. Imbuto ndashaka ko mbafashe ibintu mukabyumva, umwuka wera amfashe nawe agufashe. Igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo. Uramutse uje ku giti cya voka ugasanga cyeza imyembe, uvuga ko ari igiti cy'umwembe cyangwa ko ari igiti cya voka? Kuko ntabwo igiti cy'umwembe cyakwera voka, cyaba ari igiti cya voka gisa n'umwembe. Nibyo ntabwo ari byo. Abarokore Yesu ashimwe. Turamutse tugiye mu murima ahantu guca umwembe, tugasanga igiti cy'umwembe cyeze za voka, twaryaho tukumva ni voka nyavoka, twavuga ngo ni igiti cy'umwembe cyera voka cyangwa ni igiti cya voka gisa n'umwembe? So ni ukuvuga ngo ubwoko bw'igiti n'izina cyitwa bishingira ku bwoko bw'imbuto cyera. Ntabwo dushobora kwitwa abana b'Imana twera imbuto zitari iz'Imana, ahubwo turi abana b'Imana kuko iyo basoromye imbuto zacu barya Imana. Igihe umuraba wazaga mu nyanja ni muhengeri, ariko ngo muranyumva? Amen. So iyo biri tubwiye ngo mwere imbuto zigumeho, mwere imbuto, ngo nibwo muzaba abana b'Imana, niko batubwiye. Ibyo nibyo byubahisha data. Imana ibona icyubahiro mu isi ku bwacu kubera ingeso zacu babona. Ntubona ko iyo umukristo yakoze ikintu kibi batuka Imana ngo ewe, aho kuba umukristo nkuriya nabireka, hakazamo Kristo kandi ari wakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo kandi iyo uri umukristo mwiza banavuga ngo Imana ishimwe, nimba umukristo nzaba umukristo nka kanaka. So ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana gishingiye ku mbuto twera nk'abana b'Imana. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, imico myiza. Ntabwo abantu bajya bumva impamvu hano ibintu bikaze. Wenda abashyitsi ntibabizi, ariko abizera ba True Salvation Church murabizi. Twebwe ntabwo dufite ubwinyagamburiro bwinshi, mwari mwabibona. Ushaka ubwisanzure bwinshi hano ntahashobora, kuko ibyo nzabazwa ndabizi. Nta bwisanzure bwinshi buhaba. Ubuzima bwa gikristo is a thin life. Isi igira ubwisanzure ku bintu byose, ariko twebwe tugira inzira imwe igororotse dukurikira. Inzira iyi igororotse, straight line. Uraca hano ntabwo uca hariya, niba uca hariya ntabwo ukiri kumwe natwe. Ni inzira igize iti. Ariko kuko tumaze igihe tuba mu kiyira kigari kiganisha abantu mu kurimbuka, iyo tubonye akayira gato twumva ari agahato, ari ukutubuza uburenganzira, ari ukutwima amahoro. Nta na rimwe itorero rya Kristo nyakuri ryigeze rigira abantu benshi. Kirazira na Yesu yarababuze. Kandi abantu iyo utabarekeye uburenganzira ngo bishire bizane bakora ibyo bashaka byose mu itorero, ntabwo nabo bakugumiraho. Ndabeshya se? Ni ku itorero rya Kristo rimeze. Tekereza ko Yesu yageze igihe na babandi 70 bakagenda, yigeze gutuma arabigishwa ba hafi 70 bose baramucitse barigendera, asigara na 12. Babihumbi 5 yagaburiye biramucika biragenda kubera ijambo rimwe yavuze. Basha bashaka ibyo kurya, ati ndabizi kibagenza ni bitsima n'ibyo kurya, murashaka ibyo kurya naragabuye ejo bundi murya amafi murya inyama, muragenzwa n'ibyo kurya ndabazi nibitangaza mwe, bati ongera ubiduhe. Atariko njewe nabibaha kuko ninjye mutsima w'ukuri, nimundya muzabona ubugingo buhoraho, undya ntiyongera gusonza. Baravuga ati mugabo arirata, tukurya twebwe tugize abantu barya abantu.
aka gasuzuguro niko twanze twebwe. Guma n'ibyo kurya byawe. Bose bari kubita baragenda. Bose abona nta numwe usigaye bari kubura baragenda. Agiye kubona abona na ba Petero baraza kugenda. Arabaza ati se namwe mugiye kunsiga? Petero kumubwira atari ko se wowe twakuvaho tukajya kurindi. Ko ari we wenyine ufite amagambo y'ubugingo, twakuvaho tukajya kurindi. Ko ari we wenyine ufite amagambo y'ubugingo. Buriya rya jambo ryari rishingiye ko abandi bose bari bavuye kuri Yesu. Kubera iki? Hari ibyo yakoraga bakunda, ariko hari uburyo yabatwaraga badashaka. Yashaka ko bajya ku murongo umwe, bo bagashaka kwisanzura. Abatinganye ni muze, mube mutingana buhoro buhoro nta kibazo. Noneho abasinzi ni muze, mujye muri worship team ntacyo bitwaye. Noneho nawe ni witwara nabi bakwihorere kugira ngo tudakoma rutenderi, nakubise rutenderi singayikubitana n'ibisabo byayo. Koko kwiherezo ry'ibihe umuntu Yesu azaba ziri torero nitwa Apostle Charles. Ntakiriho uwizasigaho. Nagendera ku nama zawe ngakubitwa wicaye. Bamara kunsekura ukavuga ngo yo ngo kuntu yakoreraga Imana disi. Nimwibuke mbaho urugero rw'ikintu njya ntinya. Ndubahe. Ku ngoma y'umwami Yerobowamu mwene Nebati. Ibyaha byaragwiriye i Samariya. Munyumve? Imana ihagurutse umuhanuzi uturutse i Buyuda. Yari umusaza. Yari umusore. Iramutuma ngo agende mu gihugu cy'i Samariya, agenda hanurire Yerobowamu mwene Nebati. Imana imuha amabwiriza ameza aca nkuko ngiye kuyavuga. Iramubwira ngo nugerayo, nuba ugenda ugiye i Samariya, inzira waciyemo ujyayo ntizaba ari ucamo ugaruka. Urumva ko ari ibintu bisa n'ibyoroheje, ariko Imana yavuze riba ari itegeko. Aramubwira ngo kandi nugera muri icyo gihugu, naho inzara yaba yenda kukwica cyangwa inyota yenda kukwica, ntuzaharya ibyo kurya, ntuzahanywe n'amazi. Amabwiriza yarayo yonyine. Umukozi w'Imana aramanutse asanga Yerobowamu mwene Nebati n'abahanuzi n'abatambyi be bari gutamba ibitambo, babitambira ibigirwamana. Ahanura ubuhanuzi bukomeye cyane. Umwami ararakara ajya kumutunga urutoki ngo aramukubita. Amutunze urutoki ukuboko kuragangarara kugwa ikinya guherayo. Abanza kumwinginga. Imbaraga z'Imana zikorera muri uyu muhanuzi zirigaragaza yuko n'umwami atahangara kumutunga urutoki ngo rubeho. Abantu batiye n'Imana y'ukuri niyakorera, bamusaba imbabazi. Bati noneho turabonye ko uri umuntu w'Imana, turabyemeye ibyo uvuze, ngwino nkubagire nkugaburire. Ati Imana yantumye yarambwiye ngo sinzarye muri iki gihugu kandi sinzahanywa amazi, kandi inzira naciyemo nzasiyo nzira nzacamo nsubirayo. Arabitangaje. Muri iryo teraniro harimo abana b'umuhanuzi w'umusaza wabaga muri icyo gihugu. Munyumve? Nibyanditswe ndi kuvuga. Agiye kubona babona umukozi w'Imana w'umuhanuzi aciye inzira yindi asubiye i Buyuda. Abahungu bariruka babwira se bati data wahanuye kera. Bati twabonye umuhanuzi. Twabonye umuhanuzi, Imana imukoresheje ikintu gikomeye, n'umwami ashatse kumutunga urutoki ahita bapararize. Arangije aramubwira ngo noneho kuboko ni gukire kurongera kurakira. Ati tubonye Imana. Igicanira aragishandaje ivuri murekamo imbere atagikozeho. Bate ati so umukozi w'Imana ari hehe? Aravuga ngo Imana yamubwiye ngo inzira yamuzanye aza muri iki gihugu ntazaba ari yaca amataha, ubu yaciye mu yindi nzira. Mwabonye inzira yaciyemo? Bati twayibonye. Kandi Imana yamubwiye ngo ntazarye inaha ntazanywe inaha. Nibyo atete nimunyereke inzira yaciyemo. Bati yaciye mu nzira ica kuri Kigali Parents yerekeje 15. N'urugero ndi kuba kugira ngo mubyumve neza. Ubwo yari yaturutse ku Gishushu. Ati nimunshira amatandiko ku ndogobi. Arirukanse arakurikiye agira Imana agera kuri wa muhanuzi aramuhagarika. Ati niwe muhanuzi waturutse Buyuda? Ati ningiye. Ati nubise ibyo Imana yagukoresheje. Ati none nanjye ndi umuhanuzi w'Imana, urabona imvi zanjye uko zingana, nakoreye Imana nitwa kanaka, wasanga yarahise amenya nk'izina rye. Aramubwira ati ngwino mbanze nkugaburira utaza kugwisarira umukozi w'Imana nanjye. Aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ihoraho
yambwiye ngo sinzarye ibyo kurya inaha, sinzanywa amazi inaha, sinzace n'inzira yanzanye. Uwo muhanuzi ahitamo kumubeshya, aramubwira ati urabibona ko nanjye ndi umuhanuzi? Ate aramubwira ati marayika w'Imana yaje aransanga, arambwira ngo genda umugaburire, genda umugarure ubanza umutekere arye, narangiza anywa abone gutaha. Anyumvise? Marayika w'Imana, Imana imuntumyeho nonaha, niwe utumye nza, niwe utumye menya ibyawe, arantumye. Umuhanuzi yumvise ko Imana yamutumyeho undi muhanuzi, ahari arakeka ati Imana yabonye ko nari nayumviye, kuko inzira naciyemo nza siyo nari nciyemo ngenda, umwami yashatse kungaburira nanga kurya. Munanyumva? Ahari Imana yabonye ko ibyo yambwiye nabyubahirije, ubwo yavivuye, none ishatse kungaburira. Aribwira, reka nkubwire inshuti zanjye, ntugahindure icyo wasezeranye n'Imana atari Imana yagarutse kukwibwirira. Haleluya. Byitondere. Ubwo rega aramukurikiye, baragiye, aramutekeye, barariye. Bamaze kumutekera, umugabo atangiye kurya, ngo agitara gukora mu byo kurya gusa, umuhanuzi, wa muhanuzi wamushutse noneho yuzura umwuka wera. Aramubwira ati tega matwi noneho wumva icyo Uwiteka Imana nyiringa bavuganye nanjye. Ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo kuko yaguhaye itegeko ukarirengaho, ikakubuza kurya muri iki gihugu ukaba ukiriyemo, Imana irambwiye ngo ugiye gupfa uguye muri iki gihugu, nta nubwo intumbi yawe izagera mu gihugu cy'iwanyu. Uwamushutse mbere niwe umuhanuriye ukuri. Reka nkubwire inshuti yanjye, niba Imana yavuze, ntugahindure icyo wavuganye n'Imana utarabona ibimenyetso yuko ari Imana yatumye umuntu. Kibyirinde. Umuntu azavangirwa ari Imana ikugerageza. Kandi uyu muhanuzi wamushutse nta kibazo yagize. Ikibazo cyagize uwo bashutse. Ako kanya uwo mugabo arahaguruka, bamushyira amatandiko ku ndogobe, atangira urugendo rujya iwabo, akigira imbere inyamaswa ihita iramwica. Imaze kumwica, yanga no kumurya, irahagarara icunga umurambo we kugira ngo hatagira ubutwara. Uwo musaza yumva amakuru ngo hari umuntu inyamaswa yiciye hari imbere. Ati ubwo ni wa muhanuzi wanze kumvira Imana. Niko yavuze, ni nacyo kimbabaza. Wese ngo ni wa muhanuzi wanze kumvira Imana. Kandi ari uwo mushutsi. Arangije ahita agenda, azana intumbi ye, amushyingura mu mva, abwira abana be ngo nimpfa ngo muzanshyingure mu mva imwe n'uyu mukozi w'Imana. Iwabo ntibongeye kumubona ukundi. Iyo nkora uyu murimo mba nzi ibyo nkora, mba nzi umurongo mugari n'umutoya, burya inama z'abantu sinzitaho. Kuba Imana arangiriye icyizere ikampa ibyo mubona mfite ibi, inama z'abantu nshaka ni nkeya mu buzima busanzwe, yego, ariko mu byerekeranye n'uko nkora umurimo w'Imana, my friend, cecekera. Koko Imana iza kubona udafite umwuka wera uhagije wo kungira inama, ntabwo yari kuwumpa, yari kumpa abajyanama b'abantu. Halo. Ubwo rero nanjye ntari zanyice, nimurangiza mvuga ngo yo ngo ukuntu yakoreraga Imana neza, ngo none ngo yarakamutse. Aya mureke nzazira ibyanjye, sinzazire mwe. Sinzagira umuntu ugira urwitwazo ngo ninjya gupfa nyavuga nti Imana uzibuke kanaka wanteye ibi ngibi. Oya, nzavuga nti ndatsinzwe Mana, nananiwe akazi wantumye. Esa shimwe. Na kwera imbuto ni umusaruro wo guhinduka. Ndagira ngo ubibwire mugenzi wawe, imbuto ni umusaruro wo guhinduka kwawe. Imbuto ni imyitwarire, imivugire, imigenzereze yawe nyuma y'uko uhindutse. Nizo mbuto. Imbuto si ikindi. Bwira mugenzi wawe ngo imbuto nuko wabaye nyuma y'uko Yesu aje muri wowe. Igihe cyose Yesu aje muri wowe, ntuhinduke ikinyuranyo cy'uko wahoze.
umenye ko uwo wakujemo atari Yesu. Niba ari Yesu ugomba guhinduka. Niba ari Yesu ugomba guhinduka. Niba ari Yesu ugomba guhinduka. Abaturanyi bakabibona, umugore wawe akabibona, umugabo wawe akabibona, bamwe bakabikwangira abandi bakabigushimira. True salvation, experiencing God's power. Ubonye ukuntu Imana igitabara abantu bayo. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ni umwami, ni umwisunga nawe aragutabara. Itorero ni True Salvation Church, dukorera Kimironko hafi y'akagari ka Nyagatovu. Iyo uturutse kwa Rwahama ugera ku muhanda umanuka ujya ku kagari ka Nyagatovu ukabona icyapa cyegeranye n'icyapa cya DPR cyanditseho True Salvation Church. Iyo ugeze ku kagari nabwo ubona ikindi gikati iburyo hari icyapa. Ndetse uturutse no muhanda wa Kibagabaga ukareka umuhanda ujya ku murenge wa Kimironko, mu kuboko kwawe kw'imoso uhahita uhabona icyapa cya True Salvation Church. Hirya gato ya kontineri y'umutuku uzabubona imbere yawe icyapa cya True Salvation Church. Hariranga, ngwino ntucikwe, ntiwiyahure, ntiwihebe, ngwino ubona Imana. Ndagusabye ngo niba udasinzira nijoro ukaba uhagaritse umutima, Yesu aravuze ngo ngwino yewe urushye n'uremerewe, ngwino ndakuruhura. Tuguhaye ikaze, nzi kuzabona Imana kandi turabakunda. Shalom, Imana ibahe umugisha.